kugira ngo bururutse ineza yego. Hanyuma tubanze abariwe tubanza tumusezereho tumushyingure neza mu cyubahiro cye, kuko icyambere buriya igihugu kirahombye nubwo twese dufite umumaro, ariko twebwe abakuru hari byinshi twakoze twabonye n'ubuzima, ariko abo bagiye bari bakiri batoya, ariko Imana ishima kumwisubiza. Bagira ngo dusabe abasore bigire hafi badufashe kururutsa uyu mubiri. Tuzabonana, icyo nicyo cy'ukuri, kandi tugira ibyiringiro by'Imana itanga. Turakomeza tubasabire. Hanyuma rero uyu mubiri dushyize aha ngaha ni igitaka gisubiye mu gitaka, hanyuma umwuka w'ubugingo wasubiye ku Mana, kandi dufite ibyiringiro yuko ku munsi w'umuzuko azakanguka tukongera tukabonana. Imana rwose kandi kumuri mu mutima umuri natwe niyo nzira. Siganirwa aho yutegereza itegeye ururembo rusaru ukubona ntarayiha zahabu zirabagirana mbese nyuri zose n'ibintu isemo mbese y'isi zashoga niyuzana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Yego, tugeze kuri Irakoze Alisa. Ijambo ni rimwe, nuko abasinzire dufite ibyiringiro ko bazazuka. Hanyuma rero akaba ari igitaka dusubije mu gitaka, ariko umwuka w'ubugingo wasubiye ku Mana, kandi tukaba dufite ibyiringiro yuko ku munsi wo kuzuka azaboneka. Mama ihangane, mama ihangane mwana, ntabwo byoroshye, ariko komera nk'umugabo. Musige jena musi bitazaraho yegurire Yesu umwami imenya byose, ariko nziko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Yesu nzi gufita magari ibihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wambiciye mo nukugira ngo zagere bishura amahoro. Icyo wambiciye mo nukugira ngo zagere bishura amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Uko ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Uko ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzabi
n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimaye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Nimufasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Amahoro yanjye yose niko y'isi, ahinduriye mwibabarabanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kubw'aka kanya ko wabanye natwe. Uro gushimwa kuko uri Imana, kuko ni wowe utanga kubaho, ugatanga no kurangira ku buzima bw'umuntu mu isi. Rero uyu wari umuteguro wawe, kuko aba bana bagiye wari ubazi bataraba no mu nda za nyina. Ibyo byose wari ubizi, kandi wari uzi ko uyu munsi wa none ari wo munsi tuzabakorera ikirori cyo kubaherekeza. Ushimwe cyane. Icyo dusabye ni ugukomeza imitima y'ababyeyi, ni ugukomeza imitima y'abavandimwe, ni ugukomeza imitima y'inshuti, kuko turabizi neza ko kubura abantu muri iyi si birababaza. Nubwo abagiye baba bagiye, ariko tuzi neza ko baruhutse imiruho n'imihati byo muri iyi si. Rero dukomeze muri uyu mwanya, gahunda zose dusize mu maboko yawe, kuva twatangira kugeza dusoje, zose bibe mu bushake bwawe. Icyo dusabye kandi twirukanye ni imyuka mibi, ni imbaraga z'abazimu zose zishobora kurogoya uyu mugambi. Ibi byose tubisabye twiringiye kandi twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Banirareba Alphonse n'umufasha wiwe Mukashyaka Clemence. Ndashimira buri umwe wageze aha ngaha kuko ni inkunga ikomeye, inkunga ikomeye kuko biragoye kubyiyumvisha. Magaze aha ngaha mbashimira nyine inkunga n'ihumure mukomeje kutugaragariza, kuko nibyo riri gutuma tunyura mu ibihe bikomeye. Imana ikaba yakunze kuturusha abana bacu, harimo Iranezeza Naomi, Clemence, Nirakoze Alice, Ineza y'Imana Uwase Princess. Turashimira inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko ndashimira ubuyobozi byimazeyo. Ndamya neza ko bazakomeza kudukurikiranira nk'uko bari kudufasha n'ubu. Murakoze, mugire ibihe byiza, mubane n'Imana. Bakuru babyeyi, turushaho gukora neza kugira ngo tuzabasange aho bagiye. Uwa mbere ni Iranezeza, twakundaga kumwita Tahope, niko kazina muri karitsiye twamwitaga. Undi yitwa Irakoze, undi uwo twamwitaga Gahinja. Undi ni Ineza y'Imana, twamwitaga Pusi.
twihangane, uyu mubyeyi natwe babyeyi twese twihangane, nta kindi kiduhagarikishije ahangaha ni ukumufata mu mugongo no kumutabara. Gusa Imana yarangije kubakira, twebwe dukwiye kwisubira kugira ngo tuzabasange aho bagiye bose. arakoze kubw'ubuhamya abatanze. Uwa mbere uhagarariye umuryango yavuze ko ashima Imana, anavuga atwihanganisha. Ndakomeza kuza gusubiramo cyane, mukomeze mwihangane. Uru rupfu tugomba kurunyuramo kuko icyazanye urupfu n'icyaha turabizi, ariko bikatubera nk'isomo. Yavuze ati ngo arashimira abantu akanashimira n'ubuyobozi. Mu by'ukuri abantu dutuye kuri uyu musozi turabizi, dufite ubuyobozi bwiza bwatubaye hafi muri iki gikorwa kuva cyatangira, isaha yatangira batubaye hafi, na n'uyu munsi turacyari kumwe. Niyo mpamvu rero Imana ibakoresha kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu tuvuga ko Imana yarakoze no kuduha abayobozi beza. By'umwihariko dufite abayobozi bacu, niyo mpamvu twifuje yuko nabo bagira icyo bavuga kuri uyu munsi wo kwihanganisha. Turagira rero dusabe nyakubahwa executive w'umurenge wacu arahari, ari kumwe n'abo bayoborana, ariko turagira ngo aka kanya tumuhe akanya nawe agire icyo ababwira. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Birakomeye kugira icyo umuntu avuga igihe nk'iki ngiki, ariko mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, akarere n'umurenge by'umwihariko, turafata mu mugongo umuryango wa Alphonse na Clementine, ariko nanone mu buryo rusange umuryango w'Abanyarwanda ndetse n'abo mu Gatare. Ubundi twakomeje kugerageza, ubwanjye natekerezaga ko igikorwa tuza gushyingura kuwa gatandatu uko abayobozi babyifuje, kuko uhereye ku muyobozi w'umujyi n'uw'akarere bifuje kuba baza uno munsi, ariko kubera ko ibikorwa by'igihugu bitari mwese muzi, ababonye umwanya mwapitanye kuri radiyo ntibabashije kuboneka ku buryo no minsi yashize neza hari umugoroba atari kumwe umuyobozi w'akarere aha ngaha, ariko ubutumwa twahawe ni ukubakomeza umunsi nk'uyu nguyu. Birakomeye cyane, birakomeye, kandi reka nshime by'umwihariko Clementine, mama w'abana, ku ntege nke zikomeye afite. Uhereye umunsi ibyabaye uhereye umunsi iyi mpanuka yabaye, kugira ngo nahageze mu ma saa 3:30 cyangwa saa 3 bikimaze kuba z'ijoro. Rwose agahinda aragafite, ariko icyo navuga karya umutima amenye ko nabo kugira ngo akomeze yihangane. Kugira ngo rero kandi nanone ndashima abantu bo mu Gatare, ndabashima cyane rwose. Gutabara ubwabyo ni umuco nyarwanda nibyo, ariko uburyo mwahaye umwanya uyu muryango, kuko hari abana banyu namwe bavuze ko n'abana b'Abanyarwanda kandi n'abana banyu n'abana b'umuturanyi, mukamutabara kugera kuri ubu buryo, kugira ngo nabyo nibyo gushima. Rero si byinshi umuntu yavuga, hari ibyo twakomeje kubasha gukora, ibyo twagiye tunakora, ariko ntabwo twabikoze nkatwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kandi turacyanakomeza twese uko turi aha ngaha, kugira ngo njyewe ibi bibaye bwa mbere, kandi n'abandi barabimbwiye, kuko twese turababaye, ariko ntawe nk'uno mubyeyi uri aha ngaha, ababyeyi Alphonse na Clementine, mwese mwabanje kubikwa mu mitima yanyu, mubanza kwibaza ngo ariko ari twebwe byangwa mwese byababaye. Ibyo rero twese bidukuye kuri uyu muryango, twumve ingamba cyangwa si ingamba, twumve umukoro dufite.
uyu mukoro ubu twaje ahangaha turi hano twese duherekeje aba bana dufata mu mugongo aba babyeyi, ariko umukoro dufite ni wo kumenya kubaherekeza, ni wo kujya, ntabwo tubabara akababaro, ariko kubaherekeza kwacu birabaha ingufu. Ntabwo rero bagomba gusitara, ntabwo bagomba gusigara mu nzira, mureke tubaherekeze, sibyo? Iyi ni inshingano yacu. Rero si byinshi byo kuvuga, ntabwo navuga byinshi, ariko ndakomeza kubashimira kandi nababwira yuko si ubu ngubu tuje ahangaha n'ubutaha turagaruka. Dushobora kuba twagira akazi kenshi, akazi kose tukajya gutekereza Clementine na Alphonse ndetse n'abana ahangaha basigaye. Izi nshingano zacu rero nk'ubuyobozi by'umwihariko bwanantumye ahangaha, tuzakomeza gukurikirana ngo murakoze kandi dukomeze dufashe n'umurimo. Murakoze cyane. arakoze umuyobozi wacu. Tugeze muri gahunda rero, tugeze muri gahunda yo gusezera. Nagira ngo nsabe kugira ngo tubikore neza, abantu bari mu nzu bose basohoke basezere, hasigaremo umuryango wonyine wa ababyeyi n'abana aba ari basigara. Hanyuma abari mu nzu bose babanze basezere, banyure aho ngaha, turabereka uburyo muzajya munyuraho, mutambuke musezere, hanyuma munyure hariya ukomeze no kwirimbi mu Kigali. Abaririmbyi rero baririmbe bakora uwo murimo dukora. Murakoze kandi mukomeze kwihangana. ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashyize ubutware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ririmo. Sigaye ngendera
ishimwe cyane nimufasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yose nuko y'isi aribaza muri cyane izuba yasuka zatwa n'igitamba cy'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane kandi yamabari yanyuribore yamiriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yacumuye Imana ishimwe cyane Imana ikora iradutangaza nta n'ubabimenya uko biri ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzi iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora urugendo ntabwo ntabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki kurizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito ni kuki kurizwa ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito uzi gufita magari ibihumbi niba hari abandi bari mu mbere baze basezere hanyuma nibamara kuzenguruka bamaze gusezera hanyuma duhagarare natwe twese dusezere hanyuma tubone gusenga muze mwihangane abangaba rwose ndabahamiriza yuko uturere twe dufite imibabaro bo bari ahantu heza cyane uko abangaba nta cyaha bigeze bakora umuryango niba hari abandi barimo baze hanyuma niba mwese muri hano muze dufatanye gutya hanyuma dusabe pasiteri dusenge hanyuma dusohore imirambo yo kwiherekeza ahantu hariya yego twasenga turagira ngo dusenge isengesho rya nyuma dusabira n'uyu muryango ntibyoroshye ariko nubwo bitoroshye n'Imana yirakuye kubirenza kandi yabishimye yemera ko biba ifite n'abantu izakoresha kugira ngo babashe kumura imitima y'uyu muryango reka rero tuzamuha isengesho Mana data wa twese uri mu gihugu cy'umwijuru ni wowe nyiri ibiremwa ni nawe nyiri uyu murima ni wowe wabibye kandi niwe ugomba gusarura niyo mpamvu muri uyu mwanya turi ahangaha mu guherekeza bwa nyuma aba bana bo muri uru rugo batabarutse dusengeye abasigaye tugasengera nyina n'abavandimwe kugira ngo urusheho kubakomeza mu mutima kandi dusengera n'abaturanyi babo ndetse dukomeza gusengera n'umuryango nyarwanda muri rusange uko watakaje wazimije wabuze ubura abantu bagombaga kuzaba ab'umumaro mu gihe cya none no mu gihe cy'ejo kizaza ariko muri uyu mwanya dusaba umuryango nuko bakomera mu mitima kandi ibi ngibi byabaye bikigisha buri wese bakamenya ko iwacu atari hano mu isi ahubwo ko iwacu ari mu gihugu cyo mu ijuru bityo buri muntu wese agaharanira gutunganya inzira ze urakoze rero ubwo tugiye guhaguruka uhagurukane natwe kandi hariya haruguru turi bubike turi bushyingure imibiri y'aba bana uhabane natwe hanyuma nitugaruka buri wese agashyika mu rugo amahoro turagushima kandi ukomeze kubana n'uyu muryango ugire neza mu izina rikomeye rya Kristo umucunguzi w'umwami tubisenzemo amen Te comer,
mushyiremo nkeya zijyamo kugira ngo ze gupfa, izindi murazitwara mu mamodoka yanyu. aho bagenda babiri imbere. Bakera baba nkabangahe abaza guterura abaterura gusa yenda barinze ubugingo ndetse n'umubiri bw'abarahaba bose uko bangana. Tugushimiye yuko wakomeje kwihanganisha abagize ibyago, tugushimiye yuko kandi uri kumwe nabo kandi uzakomeza kubana nabo. Ihanganisha imiryango y'aba bavandimwe, ukomeze kubaba hafi, ubabambira amahema, ubabere ubwugamo, ukomeze guhumuriza imitima yabo, kandi si uyu munsi gusa uzakomeza kubahumuriza. Turagushimye bana natwe rero muri byose. Dushinganishije umugaragu wawe Pasiteri ugiye kuvugira ijambo hano, ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukunda, ahubwo ritubere impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Bana natwe rero muri byose, imitima iri aha ngaha ihembukira imbere yawe kubwira ijambo, none n'iteka ryose ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Bagira ngo dusome amagambo y'Imana tuyavugeho gatoya atwinjiza muri uyu muhango wo gusezeraho bwa nyuma aba bana badukuwemo, kugira ngo ducuruze uburyo umwete kuko murabona ko ikirere kitoroshye. Turasoma amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umwanditsi w'ibyahishuwe ibice byaho 14 umurongo wa 13. Tuhasanga amagambo avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye cyangwa ibaherekeje. Imana nidukirire neza. Ntabwo turi buvuge byinshi, turavuga gato cyane kuri aba bana, hanyuma tuvuge n'iki Imana idushakaho. Bimwe byo icyo tuzi nuko Imana irema umuntu, ntabwo yigeze imuremera uyu mugambi wo kuzanyura muri iyi nzira wo kuzabaho uko nguko tubayeho, ahubwo ibingibi byose nkuko bihora bivugwa n'ijambo ry'Imana byazanywe n'umwana w'umuntu utarigeze yumvira Imana ubushake bwayo. Ubu yabaye Adamu na Eva babaye bakiriho, twajya duhora tubatunga intoki tuti murebe ibyo mwatuzaniye. Hanyuma icyari cyatumye rero Imana irema umuntu kwari kugira ngo abashe gucunga neza paradizo, Edeni, ubwiza bw'Imana cyangwa se jaride y'Imana, hanyuma bagasarura imbuto zirimo bakazinezererwa. Ariko igihe kigeze Satani ko ari umuriganya, ntaho yagiye n'ubu aracyariganya, n'ubu bashobora kukubwira ngo ibyo ngibyo ntuze kubyumva. Ariko icyo ukuri tuvuga ni kimwe, ntabwo tubabwira aya magambo kugira ngo muze yari mu idini rya ADPR, oya. Ahubwo icyo wakora ni kimwe cy'ubushake bw'Imana gusa, warangiza ukagenda aho wumva ushaka hose. Nkuko dusangiye Imana ariyo muremyi,
tugasangira n'imbabazi zayo, tugasangira n'iri herezo. Ni ibyo byonyine uko ari bitatu, kandi tukaba dusangiye nuko igihe kizagera tukakanguka cyangwa se mu yandi magambo tukazuka. Hanyuma rero bamaze kumvira ijwi ry'umuriganya, barangije kuko Imana yari yababwiye ngo ibiti byose byo muri ingobyi murabyemerewe, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi muramenye, ntimuzakiryeho umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ariko icyabaye ni iki? Icyabaye ni uko umuriganya yarababwiye ngo hajya Imana yarababwiye ngo umunsi mwakiriyeho atireka da, ahubwo buriya biravuze ngo umunsi mwakiriyeho muzahumuka namwe mureme nk'uko nayirema. Ariko ntabwo byabasha gushoboka. Barangije arasoroma ashyira umugabo we, barajya bagiye kubona babona bambaye ubusa. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, yatubwira ngo Adamu wa mbere niwe watwokoje, niwe watuzaniye izi ngorane. Ariko Imana yongera gukora undi murongo mwiza wo kugira ngo abari mu isi bose bongere gushyikirana n'Imana. Haza uwo bita Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Iyo bavuze Adamu ni umuntu bigaragara ko yambaye umubiri, nawe rero yaje yambaye umubiri kugira ngo aducungure cyangwa kugira ngo aduhuze n'Imana. Icyo yarazanye ni ibintu bibiri. Icya mbere yarazanye ubwungo buduhuza n'Imana cyangwa se arizo mbabazi z'Imana, kuko nta wundi imbabazi z'Imana zibonekerwamo usibye uwo nguwo. Kabiri, icyo yazanye kwari ukugira ngo aducungure aduhuze n'Imana. Mu yandi magambo, imbabazi z'Imana niwe zibonekeramo. Niyo mpamvu muri uyu mwanya mwiza wa none ahangaha ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese adahinduka. Icyo ndimo kukubwira rero, ndakubwira ngo genda uhinduka mu ngeso, niwo mugambi w'Imana igushakaho. Uyu mugabo bita urupfu ni umugabo mubi cyane, naho twamuhungira. Ubuhungiro ni bumwe gusa, ni ukugenda ukareka ingeso mbi, ukareka imigambi mibi, ukareka ibitekerezo bibi, mbese mu yandi magambo ukagenda ugahinduka. Aho uzajya hose nuhinduka, nta kibazo gihari, nta kibazo Imana izagira. Ariko ureka ingeso zawe mbi kugira ngo iherezo ryawe rizabe ryiza. Dusoza iri jambo, wagira ngo tubanze dushimire ubuyobozi bwacu bw'igihugu buhagarariwe n'ubuyobozi bw'umurenge cyangwa se barebera cyangwa se babahagarariye, kuba bagize uyu muhate munini kandi muremure wo gutabara abenegihugu. Nubwo igihe kitagera ngo bashe kubagarura kuko nta muntu ugarura undi, ariko bakoze ibyo bagombaga gukora. Turabashimiye rero, Imana ijye bakomereza amaboko kandi bahe ibitekerezo byiza byo kuyobora abantu b'Imana no kubatabara no kubafasha. Kandi icyo twese tukiziranyeho kigendanye, nubwo tuzi byinshi ariko nicyo bita ubutabazi kuri leta yacu turakizi. Atari n'abangaba n'abahuye n'insanganya zo kugwa mu mahanga n'ahandi hantu hakomeye, turabizi ko batabara. Niyo mpamvu igihe cyose tuba dukwiye guhora tubahetse tubasabira kugira ngo Imana ibashoboze. Hanyuma rero muri uyu mwanya rero dusoza iri jambo kugira ngo dukore umuhango byihuse. Icyo Imana ishaka kuri wowe n'icyo Imana ishaka kuri jye ni uguhora mpinduka uko bwije n'uko bukeye, ugahora ureka imigambi mibi kugira ngo iherezo ryawe rizabe ryiza. Ndagira ngo mbabwire ngo nta hantu twaruhungira, niyo nzira yacu twese, ariko ikihishemo bagiye he, bagiye bati. Ariko ikinejeje nuko tuzi ko ari abana batoye, kandi hagati yabo n'Imana, hagati y'umuntu n'Imana, ibanga ni ibanga ry'uwo muntu n'Imana irifite no hagati y'ugiye. Reka rero dusengere abamaze kumva aya magambo, nibakubwira kwihana, nibakubwira kureka ingeso mbi, nanjye nibabimbwira, ntabwo ari idini tukuyoboyemo. Abo twari turi kumwe twaza turimo tuganira tuvuga ngo gutongana cyangwa se kuvugana na abantu bari hose haboneka icyo bita urunturuntu, ariko icyo Imana ibashakaho ni umutima wo gutekereza ko ibyo rurimo bitari byiza. Cyumvikanye, kuko aho bitaba, aho urusaku rutaba, nahaba abantu tubajyanye, ndetse no mu ijuru niho badasakuza ntibatongana. Ariko abantu bose iyo babana ibyo ntibishobora kubura. Ariko igikuru muri byo nuko abantu bagira icyo bita umutima wa kimuntu. Umuntu akicuza, umuntu agahindukira, umuntu akavuga ati binakoraga ntabwo ari byiza. Mbese mu yandi magambo umuntu agahinduka mu mibereho.
mu yandi magambo uwasambanaga nareke gusambana. Ikibazo sirigare aba bana bagiyemo, ahubwo ikibazo bagiye. Uwibaga nareke kwiba, uwarwanaga nareke kurwana, uwasindaga nareke ubusinzi. Kandi ibyo bibaho kuko Imana mu muntu yashyizemo ubushobozi, ishyiramo imbaraga, ishyiramo ubutware. Ni mubikoreshe rero mureke ibi, hanyuma muzagire iherezo ryiza. Ikindi kigeretse kuri ibyo dusoza mbere yuko dusenga, bagira ngo tubabwire ngo abantu bose basinziririye ahangaha, bagira ngo tubabwire ngo hari umunsi wo gukanguka. Twongere tuvuge ngo Imana idafite ubutware bwo kuzazura aba bantu niyo Mana bibereyeho ubusa. Ariko Imana twizera kandi tubabwibonekera mu ijambo ryayo ifite ubutware bwo kuzazura abantu bose. Bibiliya ikavuga ngo hahirwa abafite amahirwe yo kuzazuka mu muzuko wa mbere. Nimuharanire yo kuzazuka bwa mbere, mutazaza kuri wa munsi w'urubanza. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Mana data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, aba bantu n'abawe kandi bafiteho umugambi mwiza. Ubwo woherezaga umwana we Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura uri mu isi, kwari kugira ngo baboneke igitambo kimwe kizima gusa, kugira ngo umuntu niyizera yuko wazanywe no gucungura akihana ibyaha bye akareka ingeso ze mbi abashe kubona imbabazi. Kuko batubanjirije bajyaga bacungurwa n'ibitambo, bagacungurwa n'intama n'ibimasa, ariko igihe kigeze uravuga ngo nibihagarare, uravuga ngo wohereje umwana wawe kuko niwe imbabazi z'Imana zibonekeramo. Urakoze rero ko witeguye kwereka inzira buri wese yo kureka imigambi mibi, kandi nareka imigambi mibi azabona amahoro. Nuko Mana nduhana umugisha n'abantu bawe, kandi buri wese umukoro umuteguro mwiza wo kuzabona ubwami bw'Imana. Tubisengeye twizeye ku bw'izina rikomeye rya Kristo umucunguzi umwami. Amen. Hanyuma rero kugira ngo bururutse ineza yego, hanyuma tubanze abariwe tubanza tumusezereho, tumushyingure neza mu cyubahiro cye, kuko icyambere buriya igihugu kirahombye. Nubwo twese dufite umumaro, ariko twebwe abakuru hari byinshi twakoze, twabonye n'ubuzima, ariko abo bagiye bari bakiri batoya, ariko Imana ishima kumwisubiza. Bagira ngo dusabe abasore bigire hafi badufashe kururutsa uyu mubiri. Hanyuma rero nubwo nta muntu n'umwe w'impfabusa imbere y'amaso y'Imana n'imbere y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ariko Imana yashimye gusarura aho yabibye. Ariko by'umwihariko nk'uko tubizi, abana nta cyaha kuko bafite umutima udaca urubanza, ariko ubugingo bwabo n'iherezo biri hagati y'umwana ndetse n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Reka rero tumusezereho mu buryo bw'icyubahiro. Icyo tuzi nuko abasinzire bose bazakanguka. Tubararikira kugira ngo buri muntu wese, haba nanjye uhagaze imbere ubabwira, nanjye mba ngomba guhora niteguye kuko ntazi umunsi n'igihe. Yagira ngo rero baduhe igitiyo badufashe, hanyuma dusabe mama n'abana na papa nabo baze hano. Uretse nyandwi buretse ukihoreye nabonye indabo. Yego mama ari he? Twagira ngo n'umuryango wanjye twongere twihanganishe umubyeyi, ntibiba byoroshye n'intambara, kandi abayobozi bacu babivuze rwose, babisobanuye cyane, uburyo nta kindi kintu twakongera. Tuzabonana, icyo nicyo cy'ukuri, kandi tugira ibyiringiro by'Imana itanga. Turakomeza tubasabire. Hanyuma rero uyu mubiri dushyize ahangaha ni igitaka gisubiye mu gitaka, hanyuma umwuka w'ubugingo wasubiye ku Mana, kandi dufite ibyiringiro yuko ku munsi w'umuzuko azakanguka tukongera tukabonana. Imana gusekana kumira mu mutima umuri natwe niyo nzira. Siganirwa aho
urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana reka mpagagire ibiri muri zo mumenye ibyiza byaho hanyuma dusabe ba bandi bafite ibitiyo badufashe ubuntu narayihawe mu gihe nihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umukiza niwe wankuye mu ishyamba sigaye mba mu murima we kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo turaziranye mubwira amafaranga rero bose iragati Yerusalemu nshya umuryango nushyire mu rurabo reka dusabe na deputy k'umurenge nawe bamuha ururabo azashyire ku abandi zana hano nyura hano nyura hano banyuze mu akayira anyura hano nawe urundi rurabo ko ndabona bigihari ushyireho ririya mba hanyuma urwego rw'umutekano narwo rushyire kuri iriya mba nyine hanyuma tugana ku musozi w'iki gikorwa reka dutambike hariya hirya hagati hanyuma niho tuvugira ijambo hanyuma urwego rw'umutekano murakoze cyane dutumira nkanjye nk'umupastori washyinguye mu rwego rw'itorero ndabashimiye nshimiye ubuyobozi imirimo bahora bakorera abenegihugu turabizirikana turabibona kandi ntabwo twabyibagirwa nta nubwo tuzabipfusha ubusa ahubwo tuzakomeza kubiragira ndetse tubitoza n'abadukurikiye hanyuma rero tukaba tuvuze ngo uhagarariye umuryango niyigire hino hanyuma tusoze dusenga kugira ngo uko twaje amahoro n'ubundi dusubire amahoro kubw'uyu murimo wabaye kandi utunganijwe neza bitwigisha yuko iwacu atari hano muri iyi si ahubwo iwacu ari mu gihugu cyo mu ijuru
kandi wifuza ko buri muntu wese yarangiza urugendo rwe neza agaherekezwa n'ibikorwa byiza yakoze akiri hano mu isi. Utanga umutimanama, utanga umutima wo kwicuza, utanga umutima wo kwihana, utanga umutima w'ubumuntu nubwo benshi bawuretse, ariko turawusabye kugira ngo uze muri aba bantu, hanyuma igihe cyose umuntu wese avuye hano muri iyi si azatabaruka amahoro. Uko aba bantu baje amahoro aba ariko basubira mu ngo amahoro. Urakoze, ukomeze guha ishya n'ihirwe umugisha igihugu cyacu n'abayobozi bacu. Ni mu izina rikomeye rya Kristo Umucunguzi umwami tubisabyemo, amen.